dukwiriye gukura icyizere ku bantu tukagishyira ku cy'ibyanditswe byera bivuga. N'inzu ndangamurage yo muri New York bayivuze ibintu bikomeye cyane, bumva ko hari ubundi buruhukiro bubikiwe abana b'Imana, bityo bakumva ko ari isabato ikuweho. Nyamara ahangaha kuko ibyanditswe byera twebwe dushobora gusaza, dushobora kurangira, ndetse abantu bakanabivamo, ariko ibyanditswe byera bizahora ari ibyanditswe byera. ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyaha bababarirwe hagombaga kuboneka igitambo kandi cy'umwana w'intama utagira inenge. Muvandimwe udukurikiye kuri Marayika on TV, turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu kibanda ku kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Nzovu y'Imirindi Emmanuel ndetse na Byiringiro Simeon. Simeon, mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana, nta kibazo. Ni amahoro? Ni amahoro, ndizera namwe ari uko. Natwe ni uko nguko turashima Imana. N'abadukurikiye bose nizere ko muri amahoro namwe. Yego, Imana ikomeze kudufasha ndetse no kuduhana umugisha. Reka mbere y'uko dutangira icyigisho cyacu cy'uyu munsi tubanze dusenga Imana. Uwera Nyirimpuhwe nyinshi, Data wa twese udukunda, tugushimiye ko wabanye ubugingo bwacu, uhabwa icyubahiro. Kandi tugushimiye ko waduteganirije ibihe nk'ibi ngibi kugira ngo tujye tugira amahirwe yo kwiga ibyanditswe byera. Ujye tuba hafi kandi twungure, bitari ugushaka kugira ngo tugire ubumenyi gusa, ahubwo ubumenyi bukiza ubugingo bwacu, uhabwa icyubahiro. Mabanga ari mu byanditswe byawe byera uyaduhishurire, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Tugeze ku cyigisho cya 11 muri ibi byigisho byacu. Ni icyifuzo kivuga ngo kwifuza ibiruseho. Iki cyigisho aho kiboneka, aho turi bugende twibanda, ni mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11, Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 32 kugeza ku wa 35, Yohana igice cya 1 umurongo wa 29, Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11, ndetse na Zaburi ya 95 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Icyo kwibukwa kiboneka mu Rwambere rw'Abakorinto igice ni cya 10 umurongo wa 6, ahatubwira ngo ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Aya ni amagambo yagarutsweho na Pawulo avuga ibyabaye ku Bisirayeli, arangije aravuga ngo ibi byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, kandi gikomeye ngo ni ukugira tutifuza ibibi nk'uko bo babigenje. Ngira ngo turi buze kureba cyane ibi byatumye badashobora kugera ku cyo bagombaga kugeraho, ndetse uburyo natwe dukwiye kwifuza ibiruseho ibyo ari byo. Wakomeza utubwira ingingo yo ku isabato y'umugoroba. Nakoze. Hano batangiye batubwira byerekeranye n'inzu ndangamurage yo muri New York, bayivuze ibintu bikomeye cyane. Iyi nzu ndangamurage bagaragaje ko ari inzu y'icyitegererezo igaragaza nyine uburyo ki umujyi wa New York ukwiriye kuba umeze, kuko ni inyubako ifite agaciro gakomeye cyane kandi yubatswe mu gihe kinini. Barabitubwiye, batangiye batubwira yuko kuri iyi nzu ndangamurage hari n'imibare bagerageje kutubwira. Baratubwira ngo ifite wenda igipimo cyo kuri rimwe kuri 1.200, aho santimetero 2.5 zihwanye na metero 33. Bari gushaka kutwereka ubuhanga bukubiye kuri iyi nzu. Iyi nzu ubuso cyangwa se metero kare iyi nzu yubatsweho 870. Ubu buso ahantu hose hangana na metero 870. Tekereza metero imwe ebyiri ugeze ku ijana, 200 ugeze kuri 870. Ni iyi nyubako, ubutaka bwose iyi nyubako irabufasha. Noneho mu buhanga bw'iyi nzu, mpamvu bigaragara ko ari inzu y'icyitegererezo, batugaragaje yuko yubatswe mu cya 1964, ariko nanone yari ifite abahanga bayubaka. Bigaragara yuko ibije yayo cyangwa se inyubako yayo ihambaye yubatswe n'abantu bageze ku ijana, ariko b'abahanga gusa. Ubu ni aba-engineer. Ni aba-engineer. Bagomba kwicara buri kintu cyose kigiye gukorwa bakakigaho. Abantu bageze ku ijana. Ntabwo byagarukiye aho. Nubwo bayikoze ari abantu 100,
b'abahanga bashaka n'ababunganira ariko ijana ari abahanga, ikaba yubatswe kuri buriya buso bwa 800 metero kare 870. hari n'ikindi kintu gitangaje, mu 1990 baricaye basanga uburyo bayikozemo budahagije, barongera baricara barayivugurura. yari yubatswe imyaka 3, ubwo ni ukuvuga ngo kuyivugurura bayivuguriye hashize imyaka 26 iyi nzu yubatswe. Ariko baratubwiye muri ako gasubi, mu karongo gasoza iyo subi ya mbere, baranditse baravuga ngo nubwo bimeze gutyo, yubatswe n'abahanga kandi ikubakwa mu myaka 3 ikongera ikavugururwa hashize imyaka 26, ubwo ufashe nyine kuva muri 64 kugeza muri 90, iyo myaka ni iri hagati aho ngaho. None barangije aratubwira ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo iragaragaza icyitegererezo cya 2021, bivuze ngo baracyafite byinshi bagomba kuyikoraho nk'inzu yubaka mu buhanga kandi ikomeye cyane. Ubwo turagaruka kuri iyi titire ivuga ngo kwifuza ibiruseho. Nubwo rero bimeze gutyo baracyakeneye kuyikoraho ibintu bikomeye cyane kandi batekereza ko bizabagirira umumaro. Rero ku gasubi ko hagati baravuze ngo icyitegererezo kidufasha gusobanukirwa ishusho y'icyabanje ariko ntigishobora kugisimbura, ahubwo kidufasha gusa gusobanukirwa neza icyabanje icyo ari cyo. Bivuze ngo ko byagenda kose, nubwo twagenda turi kuyireba tubona hari icyitegererezo cy'ibyo twifuza kuri iyo nzu n'icyo bifuza kuri iyo nzu, ariko gihita kigaragaza icyabanje. Bivuze ngo bahita bongera bakajya kwicara akavuga ati inzu twari dushaka ni imeze gutya, nubwo dukeneye icyitegererezo kimeze gutya, ariko inzu by'umwihariko yaragaragaraga. Wenda turaza kubihuza, hari icyo bashaka kubihuza n'ibya mwuka. Urakoze cyane. Bakomeje batubwira ko rero Bibiliya ivuga ibyitegererezo bito by'ibikorwa byabanje. Batubwiyemo iby'imihango itandukanye cyane y'ibitambo ndetse n'ibindi nk'uko twabibonye hariya mu cyo kwibukwa. Hanyuma bakomeza batubwira ko ariko byerekeza nanone ku bintu bigari by'ibibera mu ijuru. Yego. Nuvuga ngo hari ibyo Bibiliya yagiye igarukaho bya hano mu isi, ndetse bakabitangira n'ingero, ariko nanone ari ishusho ntoya y'ibintu bigari bikorerwa mu ijuru ubwaho. Bakomeje batubwira ngo Abaheburayo igice cya 4 hadufasha kumenya kimwe muri ibi bintu kuko hafitanye isano n'ikibazo cyo muri Bibiliya kijyanye n'ikiruhuko. Yego. Bibiliya mu gice cyaho cya 4 cy'Abaheburayo bongeye nanone kugaruka ku yindi shusho y'ikiruhuko, ndetse ahantu ni ahantu hamwe mu hantu hakomeye, kuko mu Baheburayo igice cya 4 abantu hamwe bakunda kuhagaruka bavuga ibintu bitandukanye turi buze kureba, ndetse hari bavuga ko hari n'imwe mu mirongo imwe yamaze guta agaciro yo muri Bibiliya. Aha rero harimo ikibazo cy'ingenzi turi buze kureba cy'uburuhukiro muri iki cyigisho tugiye kwiga. Ingingo rero yo kuwa mbere iratubwira ngo babatirijwe gutegekwa na Mose. Babatirijwe gutegekwa na Mose. Kugira ngo twinjire muri iki cyigisho nifuje ko dusoma iyi mirongo iboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cyaho cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Haratubwira ngo Abisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data, sishaka ko mutamenye yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko nabo babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,000 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Hano barimo kugaruka ku bijyanye n'amateka nanone y'Abisirayeli,
ndetse n'uburyo Imana yabanye nabo, ariko nanone aba bakagira ingorane yo kudakurikira umurongo Imana yifuzaga ko bakurikira. Ariko nanone turabanza kureba ibyitegererezo ariko bishushanya ibindi. Turimo turabona uburyo bayobowe n'igicu. Iki gicu cyari gifite ikindi gisobanura. Uburyo banyuze mu nyanja hari icyo byasobanuraga, ndetse n'uburyo bagiye bahabwa ibyo kurya n'ibindi n'ibindi. Ibi byari ibyitegererezo. Nk'uko umaze kubivuga, hari icyo batubwiye muri iyi ngingo bagaragaza uburyo nyine Pawulo yavugaga kimwe ariko yerekeza ku kindi. Nk'uko wari umaze kubivuga, igihe yavugaga ibyerekeranye wenda n'iby'inyanja, uburyo bayambutse, nk'uko bigaragara, ubwo byagaragazaga umubatizo w'icyo babaga baciyemo, kugira ngo noneho kibigishe ikindi gikomeye cyane. Noneho twaza twareba ibi byerekeranye wenda n'ibyo kurya, ubwo nk'uko wari ubivuze duhita tubonamo manu. Twagaruka kuri manu, nta kindi duhita tubona icyitwa umutsima w'ubugingo. Bivuga ngo rero nta kintu na kimwe kigeze kibaho kuri ubu bwoko Imana yabaherezaga kitabaga gifite ikindi gishushanyo. Twabonye wari uvuze ibyerekeranye n'iby'igicu, kiriya gicu cyashushanyaga Kristo, kuko ku manywa cyaberaga kiba kingira izuba, nijoro kikahinduka inkingi y'umuriro. Nta kindi cyaba icyo ngicyo rero usibye Imana yabigaragarizwa muri ubwo buryo kugira ngo barusheho kuyiringira. Hano urabona mu isubi ya kabiri baranditse aravuga ngo ugire umwete wo gukora ibyo byose ukurikije icyitegererezo werekewe ku musozi. Icyo cyitegererezo nta kindi Mose yahabwaga, kuko batubwiye ngo babatirijwe gutegekwa na Mose. Kuko Mose yagomba gutanga ubutumwa bukomotse ku Mana, bagomba kuba bamufitiye icyizere kuri ibyo yababwiraga byose byabaga bikomotse ku Mana, ariyo yari iri kumutuma. Urakoze cyane. Tukiri muri iyi subi bahora batubwiye ngo urugero ntirwigera rusimbura ikintu cy'umwimerere ubwacyo, ni nk'ikimenyetso cyangwa se icyo gihagarariye. Mbese ni urugero rw'ikindi kintu. Yego. Niyo ngo biriya byose tumaze kubona byagaragariraga amaso, hari andi masomo byabaga bihatse wari umaze kudusobanurira. Nanone Mose yategetswe kubaka ubuturo, nk'uko ubuturo bwera, nk'uko tubona mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 8, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Umurongo wa 9 Imana iramubwira ngo ugire umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Ni ukuvuga ngo Mose yari agiye gukora kopi neza y'ikintu yari yamaze kwerekwa. Hano hari ikintu cyanesheje Simeo muri iyi ngingo yo kuwa mbere. Hari aho batweretse yuko ijuru rishaka kwisanisha n'isi. Hari tubona ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, ariko Mose yagombaga kuburema akurikije icyitegererezo yari yeretswe cy'ibibera mu ijuru. Hano baratubwiye ngo iri somo ryo muri Baheburayo rishyira ahagaragara isano itaziguye hagati y'ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Ingingo irimo ni uko ubuturo bwera bwo mu isi hamwe n'imihango n'imikorere yabwo yose byari ingero, ibimenyetso n'ibyitegererezo by'ibikorerwa mu ijuru, hamwe na Yesu nk'umutambyi mukuru mu buturo bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Imana yashakaga kumanura ibyayo ikabishyira mu isi kugira ngo dushobore kumenya ubushake bwayo mu byitegererezo by'ubuturo bwera. Hari ikintu gikomeye kiri hano nk'uko bivuze, biratangaje, bihita binagaragaza wenda uburyo Imana iduhereza agaciro, ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo, kandi ubwo buturo bube bwubatswe bugendeye ku cyitegererezo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Mise ntekereza yuko Imana yifuza kuza gutura, nyine ni nk'aho yari yimukiye ku isi kugira ngo ibone kwikurikirana ndetse yite no ku bantu bayo, ariko yamaze kubamenyesha, kubatangariza yuko yifuza kubaba hafi. Bakomeje batubwira yuko rero Pawulo we mu kuvuga ariya magambo agaragaza, hari ibice by'ingenzi yagiye agaragaza, bigaragaza ntabwo urugendo rwose ntiyaruvuze, ahubwo ahantu yagiye avuga bigaragara yuko hari icyo havugaga, nk'uko twari tumaze kubisobanura. Kuvuga mu nyanja tumaze kuvuga ko ni umubatizo, kugaruka akavuga ibyerekeranye n'iby'amano, n'ibyerekeranye n'umutsima w'ubugingo, iby'igitare bakubitagaho bakabona amazi. Kristo niwe mutsima w'ubugingo kandi nawe mazi y'ubugingo. Ibyo byose rero ni ibice by'ingenzi Pawulo yagiye agarukaho, ariko agaragaza uburyo ki bagomba kubyitwaraho. Ariko hari n'isomo dusomeye Nzovu rivuga byerekeranye n'uko byatubereye akabarore. Hari ikintu kirimo gikomeye, nubwo bagiye babona ibitangazo bimeze gutyo,
tubona ahantu henshi baragiye bagenda bitandukanye n'uko Imana yashakaga, bikarangira hari ibihano babonye. Ibi bintu kutubera kabarore, natwe umunsi wa none bikwiriye kutwigisha ikintu gikomeye cyane, kuko nubwo dushobora kubona hari ibitangaza Imana irimo kugenda idukorera, bikwiriye kutubera isomo kugira ngo twe kuzaba nk'uko abandi babaye. Urakoze. Mu gusoza iyi ngingo nagerageje gusoma ririya somo ariko muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, aho Bibiliya irimo kutubwira ngo babatirijwe gutegekwa na Mose, cyane ko ari nayo ngingo turi kubona. Biri ijambo ry'Imana yo itubwira yuko babatirijwe kwifatanya na Mose. Yego. Muri uku kwifatanya na Mose, hano bari batubwiye ngo uburyo Pawulo yabigarutseho agaragaza uburyo basekuruza, mbese kuvuga ijambo basekuruza, kugaruka ku mateka y'ibintu byagiye bibabaho n'uburyo banyujijwe mu nyanja, ngo bityo bakabatirizwa mu mibereho mishya y'umudendezo bavuye mu bubata. Kubatirizwa mu mibereho mishya bagahabwa umudendezo bavuye hehe? Kwifatanya n'uvuga ngo na Mose, icyifuzo cy'Imana kwari ukugira ngo mu by'ukuri bashobore kuva mu bubata, ariko nanone bashobore kumva Imana nk'uko Mose yayumvaga, mu buryo bwo kwifatanya nawe. Ibyo rwose birumvikana. Ndumva iyi ngingo twagera ku musozo wayo, aho bagerageje kutubwira ngo hari ibyinshi twakwigira ku Bisirayeli byababayeho, byaba bibi cyangwa byiza. Mu buryo bwo gukurikira Imana, babikuye ku mutima bagiraga amahoro, ariko igihe bavuye ku Mana nanone byabatezaga akaga. Reka dusabe Imana rero kugira ngo mu by'ukuri koko tubatirizwe, kugira ngo duhindurirwe imibereho mishya, kugira ngo dutere ikirenge mu cyo abatubanjirije bagendeye mu kuri kw'Imana. Ingingo yo kuwa kabiri iratubwira iki? Umugenzo n'ibitambo. Imikorere y'isezerano rya kera y'umugenzo n'ibitambo, nk'iyo tubona mu gitabo cy'Abalewi, iduha ingero nyinshi z'ibyo twabonye ejo hashize. Ibimenyetso byo mu isezerano rya kera byerekeza ku kuri ko mu isezerano rishya. Nubwo abasomyi ba Bibiliya bo mu gihe cya none kenshi birengagiza iyo migenzo, irimo ukuri kwinshi kw'ingenzi kw'iby'umwuka gushobora kuba ukw'agaciro kenshi ku bantu bayiga. Iyi migenzo, umugenzo n'ibitambo, ni ibintu bibiri byafashaga Abisirayeli gukora cyangwa se gukora ibyo bazi neza, kandi bakabikora mu buryo bwizewe Imana yabishakagamo. By'umwihariko wenda hari n'amasomo bagiye baduhereza ku byerekeranye n'iby'ibitambo n'uburyo bagombaga kubitamba. Hari amategeko abatambyi bagombaga guhabwa, kandi bagombaga kugira ikintu bakora cyose bagendeye kuri cya cyitegererezo Imana yabahaye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo tugeze wenda nko ku cy'ibitambo bagombaga gutamba, igitambo gitambirwa ibyaha, hari uburyo bagomba kugitambamo n'uburyo abatambyi bagomba kubigenza. Kandi wagaruka wareba icyerekeranye n'ibitambo, ugasanga ngo byashushanyaga ubwe ari Kristo wagombaga kuza agatambira abanyabyaha. Havuga ni rero umugenzo n'ibitambo, nubwo hari benshi babyirengagiza uyu munsi wa none, ndetse bakumva nta n'impamvu yo kugira ngo babyiteho, Abisirayeli bo bari bazi umumaro wabyo, ndetse hari n'agaciro byari bifite kuri bo, byatumaga n'ubuzima bwabo butajya mu kaga, kubera ko babaga bumviye amabwiriza n'icyo Imana yabaga yabasabye gukora. Urakoze cyane. Hari amagambo uvuze muri rasubi ya mbere yuko abantu benshi birengagiza gusoma iby'iyi migenzo, nyamara harimo amasomo menshi y'ingenzi. Kandi burya ntabwo ushobora kumva isezerano rishya utarashoboye kwiga isezerano rya kera. Kubera ko isezerano rya kera ritwereka ibicucu cyangwa ibimenyetso cyangwa ibigereranyo by'ibyagombaga kubaho turamutse muri izi ngingo nanone z'ibitambo, nubwo hari n'ibindi. Rero kwirengagiza ibi bintu ni ukwirengagiza icy'ingenzi. Reka turebe rimwe mu masomo y'ibya kera aze kudufasha kumva amasomo y'isezerano rishya. Ngiye gusoma hariya mu Balewi, nawe uraza gusoma muri Yohana, turaza kureba n'uriya murongo wundi uboneka muri Petero. Hano mu Balewi igice cyaho cya 4 umurongo wa 32, ndasoma n'uwa 33, haravuga ngo, kandi nazana umwana w'intama aho igitambo gitambirwa ibyaha, azane umwagazi udafite inenge, arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa, kibe igitambo gitambirwa ibyaha. Yendeshe urutoki ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe y'igicaniro
y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbu rwacyo rwose arukurire nk'uko bakura urw'umwana w'intama w'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro hejuru y'ibitambo byatambiwe Uwiteka, bigakongorwa n'umuriro. Nuko umutambyi amuhongerere impongano y'icyaha yakoze, maze uwo muntu azakibabarirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyaha bibabarirwe hagombaga kuboneka igitambo kandi cy'umwana w'intama utagira inenge. Hanyuma umutambyi yagomba gufata igice kimwe cy'amaraso akakiminjagira ku gicaniro, nako ku mahembe y'igicaniro, andi akayabyarira hasi. Hanyuma agahongerera umunyabyaha, kandi umunyabyaha akagenza gute? Akababarirwa. Yohana yatubwiye ngo iki mu isezerano rishya? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 haratubwira ngo bukeye bwaho Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. Yego. Baratubwiye ngo rero yaranditse ngo bukeye bwaho abona Yesu. Ubwo ni Yohana wabonaga Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Bivuze ngo turete tubihuza n'iryo sezerano rya mbere, uburyo ki nyine uwo mwana w'intama yagombaga gutangwa atagira inenge. None tubonye muri Yohana nawe abonye Yesu, kandi uwo mwana w'intama umutanze yizeye iby'icyo gitambo, agakurwaho urubanza rw'icyaha. Yego. Yohana nawe baraje ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bivuze ngo icyo cyitegerezo turi kubona cyabagaho icyo gihe cyari gifite icyo cyashushanyaga ko turakibonye mu isezerano rishya. Yego. Petero nawe yarakomeje mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 aratubwira ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu, abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Petero nawe yongeye kugaruka yuko amaraso ya Kristo ahwanye n'amaraso y'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara. Ayo maraso ahwanye n'aya Kristo, uwo mwana w'intama nanone yagereranyaga nde? Yagereranyaga Yesu Kristo. Birumvikana ko rero hariya mu byitegererezo harimo amasomo menshi kandi akubiye ku kintu gikomeye cyane. Yego. Umugenzo ni umwigisha mwiza w'indangagaciro n'amakuru by'ingenzi, kandi ukwiriye kumvikana mu cyerekezo cyawo. Rero umugenzo tubihaye agaciro, umugenzo ni umwigisha mwiza w'indangagaciro n'amakuru by'ingenzi, kandi ukwiriye kumvikana mu cyerekezo cyawo. Babivuze ngo icyo turi guhamagarirwa kwemera ni uko byanze bikunze iyo habonetse umugenzo runaka ushobora kuba uhamanye n'ibyanditswe byera, dukwiriye kuwufata nk'umwigisha mwiza ushobora kuduhereza icyerekezo cy'icyo twari dukwiriye gukora. Yego, urakoze cyane. Nanone twihutira gusoza iyi ngingo, batubwiye ngo icyaha ni ikintu kibi ku buryo cyatwaye umwe mu bari bagize ubumana, niwe Yesu Kristo, kugira ngo ibyaha bishobore kubabarirwa. Nanone bakomeje batubwira ko dukeneye kwishingikiriza ku buntu bwa Kristo, atari mu mirimo yacu ubwacu. Nanone batubwiye ko ntacyo dufite twakongera ku gitambo cya Kristo. Tumara gusoma aya magambo ko ari nta kintu dufite twakongera ku gitambo cya Kristo, byanyibukije amagambo nasomye mu bifuzwe ibihe byose kuri paji ya 212 mu gitabo cyasohotse bwa mbere. Baratubwiye ngo nta kintu na kimwe dufite cyo gutuma Imana itwemera, ahubwo ikintu dushobora kuyibwira ari none ndetse n'iteka ryose ni ubunyantege nke bwacu bwatumye imbaraga zayo zo kuducungura zikenerwa.
arakomeza aratubwira ngo tumaze kuzinukwa kwishingikirizaho kwacu kose dushobora gutumbira umusaraba w'i Karuvari tukavuga tuti ntacyo nkuzaniye mu biganza byanjye, nikomeje ku musaraba wawe wonyine, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mureke twemere kwakira iki gitambo. Icyo cyacureraga mu bihe bya kera nk'umwana w'intama yari Yesu Kristo. Yarabonetse rero, uyu munsi turamufite, dukeneye kumwiringira ndetse no kumwizera kugira ngo dushobore kumva dufite uburuhukiro Imana idushakira, cyangwa se kwifuza ibiruseho kuruta ibishushanyo cyangwa se n'ibigereranyo ibyo ari byo byose. cyane rwose. Sinzi niba hari icyo wakongeraho. Nta kindi nenda kongeraho kidasanzwe. Ikigaragara cyo ni uko byagenda kose ibyerekeranye n'iby'ibitambo twa turimo kuvugaho byagaragaga ku byerekeranye ni ukuminjagira, nyine ni amaraso, ni ukufata ayo maraso, ni ukuyaminjagira nk'uko twagiye tubibona, ariko nta kundi kuba byari bishimishije mu buryo budasanzwe, ahubwo icyo tubona cyo ni ukugira ngo ni impamvu z'icyaha cyaje mu isi. Ariko ikindi kintu cyinshi inyuma y'ibyo ngibyo ni uko muri ako gahinda wenda ni uko kumva ubabajwe n'ayo maraso yaminjagijwe byagenze gutyo, ni uko habonekaga kubabarirwa kw'ibyaha, kubabarirwa k'umunyabyaha, ndetse imbabazi zikaboneka. Nicyo cy'ingenzi tubona muri iyi migenzo ndetse n'ibitambo, kandi byatuberaga byiza nubwo tutariho muri icyo gihe, ariko uyu munsi wa none niyo mpamvu natwe tubasha kuvuga. Hongera kutwibutsa ndetse n'ubuvugizi umurimo wa Kristo, kuko umutambyi burya icyo abaga ari gukora kwabaga ari ukuvugira umunyabyaha wihannye. Kristo rero nawe mu buturo bwera arimo aravugira umunyabyaha, ariko umunyabyaha umusanga yicishije bugufi kandi yifuza imbabazi z'Imana. Ingingo yo kuwa gatatu wakomeza udusobanurira ibyayo. Ingingo yo kuwa gatatu iratubwira ngo icyitegererezo cy'uburuhukiro. Hano ku cyitegererezo cy'uburuhukiro baratubwiye ngo uretse ingero twamaze kubona, iki igitekerezo cy'ibicucu n'ibimenyetso gishobora gukoreshwa no ku gitekerezo cya Bibiliya cy'uburuhukiro, kugira ngo tubone ibi tujye mu isezerano rishya mu gitabo cy'Abaheburayo. Nitugera hano mu gitabo cy'Abaheburayo hari ibintu bibiri turi buze kubonamo. Nyine ni uburuhukiro turimo kuvuga, kandi tukabona ibyerekeye n'igihugu cy'isezerano, noneho tukongera kubona isabato. Wenda nibyo tugiye kuza kureba hano. Icyo turi bubone mu buruhukiro Imana yashaka gutanga, icya mbere hari amagambo turi buze kubona avuga yuko Yosuwa atigeze abahereza uburuhukiro, kandi nubwo atigeze abaha uburuhukiro tubona yuko ya sabato bayiruhukaga, ariko ntabwo ari mu buryo buhagije. Rero igihugu cy'isezerano bwari bwo buruhukiro bwa mbere bagomba kubona. Ikindi uburuhukiro nk'umunsi w'isabato, umunsi wa karindwi, ariko bikongereka duhereza andi makuru y'ubundi buruhukiro twari dutegereje. Wakomeza nawe utubwira. Urakoze cyane. Hano bakomeje batubwira ko nubwo Pawulo yagarutse ku isabato y'umunsi wa karindwi, ariko mu by'ukuri ryari rarika ku bwoko bw'Imana. Yereka ku bwoko bw'Imana mu buhe buryo? Nirarika ku bwoko bw'Imana ngo bihanganire mu kwizera, ni ukuvuga gukomeza kubera Uwiteka n'ubutumwa bwiza indahemuka. Hano mu by'ukuri isabato pe yararuhukwaga n'Abayuda cyangwa se n'Abaheburayo muri rusange, ariko se kubera icyo hagombye kuvugwa iby'ubundi buruhukiro, nuko Imana yifuzaga yuko abantu babera indahemuka ubutumwa bwiza ndetse n'Imana ubwayo. Bakomeje batubwira rero ingorane Abisirayeli bagize. Izo ngorane dushobora kuzisanga ku murongo wa gatatu w'igice cya 4 cy'Abaheburayo. Abaheburayo igice cya 4 murongo wa gatatu haratubwira ngo naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Ahangaha ingorane bagize wenda twakongera kuzisanga ku murongo wa 2 kugira ngo tufatanye n'umurongo wa 3. Haratubwira ngo kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nka babandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera.
Kuvuga ngo ingorane bagize ntabwo bigeze bizera. Yego. Uburuhukiro Imana yifuzaga ko bagira ntibwagera ku ntego cyangwa se ntibashobora kububona. Aha ngaha bishatse kuvuga iki? Nubwo isabato y'umunsi wa karindwi yavuzwe, ariko mu gihe cyose tudashoboye kwihana no guca bugufi ngo twemere kwakira imbabazi z'Imana, ntabwo dushobora kugira ikiruhuko nyacyo. Yego. Nicyo hano bashatse kutwereka. Yego. Bakomeje batubwira yuko muri ako gasubi gasoza kuri iyo paji 116 mu mwigisho baratubwiye ngo dushobora kwinjira mu buruhukiro bwayo gusa, ya magambo yaramaze kuvuga, igihe twizeye kandi twiringiye uwasezeranije uburuhukiro kandi ushobora gusohoza iri sezerano, kandi nta gushidikanya ni Yesu Kristo. Ubu buruhukiro nyakuri tubasha kubwinjiramo gusa igihe tubabariwe cyangwa se twihannye ibyaha byacu, ndetse bikababarirwa bigakurwa tugakurwa mu gitabo cy'urupfu, cyangwa se mu ijuru tugahindurirwa amateka, amazina yacu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nibwo dushobora kwinjira muri ubu buruhukiro. Imana irifuza kubuduhereza rero, kandi yaranabuteguye ubwo yatangaga Kristo, ngo ariko tubasha kubwinjiramo gusa ariko twizeye uwo nguwo. Numva rero icyo Imana agomba gukora yaragikoze. Yego. Hano bakomeje batubwira ngo umuryango w'abakirisitu ba kera wemeye ibyanditswe byabanje, ari byo twita isezerano rya kera. Kandi bizeraga ko Yesu Kristo yari umwana w'intama w'Imana, igitambo cy'ibyaha byabo, kandi kubwo kwizera icyo gitambo bari kubonera agakiza muri Yesu n'uburuhukiro tubonera muri we. Iki ni cyo cyonyine gishobora kutwerekeza ku kiruhuko nyacyo, aricyo cyo kwakira igitambo cya Kristo. Abakera iyo babonaga umwana w'intama arimo atambwa ku bwabo, ndetse uzi ko ngo umunyabyaha afataga iryo tungo akaryaturiraho ibyaha bye byose, amara kuryaturiraho ibyaha bye byose, yarangiza akaryisogotera, itungo rigapfa areba, rigasamba areba, rigapfa areba, akizera igitambo cyari cyarasezeranijwe aricyo Kristo, bigahita bihwana neza nuko Kristo ubwe ari we utambwe kubwo munyabyaha. Umunyabyaha rero iyo yizeraga ibyo ngibyo yataga yumva icyaha cye cyamuvuyeho, kandi ibyo bikaba natwe mu buryo bushushanyije n'ubwa kera, natwe twemeye kwakira Kristo muri ubwo buryo, mu by'ukuri tuba dukuyeho ibyaha byacu, kandi tukabona bwa buruhukiro Imana yifuza guhereza abana bayo. Ibi rero bibonekera mu kwizera. Kuvuga ngo icyitegererezo cy'uburuhukiro, iki cyitegererezo nta kindi, dukeneye kucyakiriza ukwizera kwacu. Yego rwose. Sinzi niba ari cyo wakongeraho. Nabyumvikanye. Aha nanone bongeye kutubwira ko gusobanukirwa ko twakijijwe n'ubuntu binyuze mu maraso ya Yesu Kristo bidufasha kwinjira mu buruhukiro Imana yaduteguriye. Reka rero Imana iduhe kwakira ayo maraso ya Kristo kugira ngo yeze ibyaha byacu. Ingingo yo kuwa kane, ntimwinangire imitima. Ingingo yo kuwa kane nabaho ntimwinangire imitima. Ubwo hari icyo biri bwongere kuza kutwibutsa n'ubundi, biri kugaruka kuri ya magambo anagaruka atubwira yuko hari ababanje kwinangira ariko ko byatubeye akabarore. Reka turebe isomo riri muri Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 7 kugeza kwa 7. Baratubwiye ngo kuko hariho aho yavuze iby'iyo minsi iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7. Katurebe. Baratubwiye ngo kuko hariho mu murongo wa 4 nibyo, kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ariwo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ikigaragara hano, hari abakuwe mu Egiputa ndetse bagira uburuhukiro bahamagarirwa kwinjiramo, ariko nyamara ngo
ntibigeze babwinjiramo, nyamara ikintu cyatumye batabwinjiramo nta kindi cyabiteye, byaturutse ku kutumvira. Rero ikintu dushobora kwigira aha hantu ni uko byanze bikunze nubwo uburuhukiro buhari, Imana habambere hari uburuhukiro bagomba kwinjiramo, ntibabwinjiyemo kubera kutumvira. Yongera guteganya ubundi buruhukiro, iduhamagara kuvuga ngo uyu munsi ubwo buruhukiro nawe niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Muri iki cyigisho baravuze ngo iyo havuze ngo uyu munsi, biravuze ngo iyo humvikanye ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire imitima, nyine bigaragaza ko n'ugutebuka umuntu agahita yumva kandi agashyira mu bikorwa ibyo yumvise. Urakoze cyane. Iyi mirongo akenshi ikunda guteza ingorane, abantu bumva ko hari ubundi buruhukiro bubikiwe abana b'Imana, bityo bakumva ko ari isabato ikuweho. Nyamara ahangaha turabona bwa mbere uburuhukiro Abisirayeli bagombaga kubona ni uko Imana yari ibavanye mu gihugu cya Egiputa, ubwo bwari uburuhukiro. Noneho uzi ko twize mu byigisho byatambutse yuko ikigaragaza yuko ukuruhuka kwatangiye mu gihugu cya Egiputa ni uko Farawo yaravuze ngo mubaruhuye uburetwa bwabo. Biramubabaza cyane ndetse biranamurakaza, aribyo byatumye yumva yakongera imbaraga n'ubukana bwinshi cyane kugira ngo akomeze abasige mu bubata. Icyo bwa mbere cyari ikiruhuko Imana ashaka kuba kugira ngo ibabature. Noneho bwa kabiri Imana ashaka kubajyana mu gihugu cy'isezerano, noneho bakashobora kubaho banejejwe n'uko bafite umudendezo mu buryo bwose. Ubwo nanone bwari uburuhukiro. Imana rero iza kugira ingorane, haba kubavana mu gihugu cya Egiputa ntibumve ayo mahirwe y'uburuhukiro. Abenshi bashirira mu butayu, ntibagera muri bwa buruhukiro Imana yari yarabahaye. Igisekuru gishya nacyo kigeze mu gihugu cy'isezerano, nabwo ntabwo bageze ku kiruhuko nyacyo Imana yifuzaga kubahereza, kubera ko bagezeyo nabo batangiye kwigomeka, kugeza ubwo n'Imana yagiye ibahanisha andi mahanga no kugeza birukanywe mu gihugu cy'isezerano. Ngo kugeza ubwo igihugu cyagombaga noneho kwishimira amasabato, ariko abantu batakirimo. Urumva nanone izi zari ingorane zo kugenda babura icyo Imana yabifurizaga kurusha ikindi cyose. Ni muri ubwo buryo rero natwe turarikirwa kwinjira muri icyo kiruhuko Imana yatugeneye. Ntabwo isabato y'umunsi wa karindwi ubwayo ari itwinjiza mu kiruhuko, keretse yuko yadufasha kumva ahubwo ikiruhuko Imana yifuza kuduhereza. Ntabwo turimo guhakana isabato, kubera ko abamaze kwinjira muri iki kiruhuko Imana yifuza, ahubwo baruka isabato bumva ubusobanuro bwayo by'ukuri rwose. Murakoze cyane. Ikintu kigaragara cyo tugomba kwitaho mu buryo budasanzwe, turi kwiga ingingo itubwira ngo ntimwinangire imitima. Mu by'ukuri nk'uko ugarutse mu mateka yose ugasa naho uyagarutse mu buryo burambuye, kigaragara cyo ikintu cyatumye batinjira muri ubwo buruhukiro ni imitima yo kutizera ndetse no kutumvira. Kandi ubwo ibyo byatubereye akabarore, dukwiriye kuzirikana yuko natwe turamutse tutabaye maso bishobora kutubaho. Uyu munsi bivuza icyihutirwa. Uyu munsi bisobanuye ko nta kindi gihe cyo kuzerera hirya no hino. Uyu munsi bisaba gusubiza n'icyemezo cy'ako kanya. Aya magambo yumvikane neza. Uyu munsi bivuze ikintu cyihutirwa, kandi uyu munsi bisobanuye ko nta kindi gihe cyo kuzerera hirya no hino nk'uko Abisirayeli bagiye babigenza, kandi uyu munsi bisaba igisubizo n'icyemezo cy'ako kanya. Uyu munsi rero natwe twongeye kubwirwa iri jambo, dukeneye gufata umwanzuro ndakuka werekeranye no gufata Imana, tukayigira umuyobozi wacu kugira ngo urugendo rwacu turusheho guhirwa, ndetse na bwa buruhukiro batigeze babona uyu munsi isi yose itegereje, n'Abisirayeli ubwabo bategereje kugira ngo tububone. Ni uko uyu munsi natwe ijwi turyumva kandi tugafata icyemezo nta gutindiganya. Urakoze cyane. Iyi ngingo nayo twayisoza itubwira ngo ntimwinangire imitima. Abinangiye ntabwo bashoboye kugera mu gihugu cy'isezerano, kandi n'abagezeyo ntabwo babonye uburuhukiro Imana yifuzaga kubahereza muri ubwo buryo. Kuvuga rero nanone ngo uyu munsi bongeye kutubwira yuko ari umuburo ku bwoko bw'Imana, kugira ngo budakora amakosa nk'ayababanjirije bakoze, bigatuma badashobora kwinjira mu buruhukiro nyakuri bwagombaga kuboneka gusa mu gakiza gatangwa n'Imana. Imana rero ibidushoboze kandi itugirire neza, kandi duhe kwizera no kwirinda kwinangira imitima.
ingingo yo kuwa gatanu iratubwira ngo kwinjira mu murwa wo mu ijuru. Baratubwiye ngo ubusobanuro mu buryo bwumvikana bw'ingingo z'ingenzi ziri mu Baheburayo igice cya 4 buboneka mu buryo bw'umwihariko igihe dusoma Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Yosuwa ntiyahaye Abisirayeli uburuhukiro. Mu bindi Imana yagiye ibabwira byatumye batagera kuri icyo kiruhuko, ariko kuko Imana yari Imana nziza, yongera gutanga andi mahirwe, yongera gutanga ubundi buruhukiro, aribo bwa bundi twamaze kubona ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ibyo rero ntabwo bireba Abayuda gusa, bireba abanyamahanga, bikareba Abayuda, bikareba abazungu, bikareba abirabura mu nzego zose z'abatuye iki? Z'abatuye isi. Murakoze cyane. Aha kwinjira mu murwa wo mu ijuru n'ubundi nk'uko waramaze kubivugaho, tugaragara ku byerekeranye n'iri sezerano ryerekeranye n'ubu buruhukiro. Icya mbere twe tumaze kwibona ni isabato niyo bagomba kwinjiramo, nubwo uyu munsi abantu bashobora kubirwanya, ntibishobora gukuraho icyo Imana yamaze kubivugaho muri Bibiliya nk'uko Imana ibigaragaza. Kuri iki kiruhuko cya mbere tubona kidatangirana n'Abayuda, gitangirana n'irema. Twarabyize mu ngingo cyangwa se mu byigisho by'abana. Rero gitanga ubusobanuro bukomeye cyane, kandi kikagaruka ntikigarukira aho ngaho gusa, bikongera bikinjira mu buruhukiro bwa hano ku isi, ariko nyine ubwo bw'isabato, ikiruhuko dushobora kubona turi hano ku isi ariko mu isabato, ariko bikongera bikaduteguriza kubona ikindi kiruhuko duteganyirijwe uyu munsi wa none tutarabona, ariko cy'igihe kizaza. Ubwo nicyo cyo kwinjira muri uyu murwa. Hano bakomeje batubwira Abaheburayo igice cya 4 nyine, bamwe bahakoresha bavuga ko havuga isabato y'umunsi wa 7, natwe turabyemeza ko habigarukaho. Abandi bakavuga ko hahakana isabato y'umunsi wa 7, ko ahubwo havugwa iby'ikindi kiruhuko. Nabwo mu by'ukuri iyo dusuzumye neza koko tuhasanga ikindi kiruhuko, aricyo cyo kuruhukira muri Kristo igihe umunyabyaha yihannye. Ariko bakomeje batubwira ngo isabato ni umusogongero muto w'ukuri ugaragara buri cyumweru w'uburuhukiro bw'igihe giheruka. Isabato ni umusogongero muto wa buri cyumweru w'uburuhukiro bw'igihe giheruka, cyangwa utugaragariza uburuhukiro bw'igihe gito ariko bwerekeza ku gihe kigenje gute? Igihe giheruka. Ngira ngo mu cyigisho cyo ku isabato nimugoroba hari aho batubwiye uburyo ari ibigereranyo bitoya ariko bigereranya ibyo mu ijuru. No mu ngingo yo kuwa mbere twongeye kubibonamo, bongera kugaruka batubwira ngo isabato ni integuza nto y'isi y'ahazaza. Ko tuzi ko mu isi hazaza tuzaruhuka ubutazongera kuruha. Yesu Kristo nagaruka akaducungura ubuheruka, nta muntu uzongera gusubira inyuma by'iteka ryose. Nanone tuba tubonye ikiruhuko nyacyo kandi kitazigera kigira inkomyi cyangwa kigira iherezo, igihe byose bizaba bigenje gute? Birangiye. Isabato y'umunsi wa 7 rero ni umusogongero utwinjiza mu gihe cy'iteka n'iteka. Uburuhukiro busa n'isabato bubikiye ubwoko bw'Imana. Busubiramo iby'ikiruhuko cy'Imana ku isabato ya mbere mu mateka y'isi. Kivuze ko dushobora kureka imirimo yacu kandi tukiringira ko izadusohoreza isezerano ryayo ry'agakiza. Uburuhukiro bw'isabato nk'uko baramaze kubivuga bubikiwe ubwoko bw'Imana, kandi bisubiramo ibyerekeranye n'iby'ikiruhuko tugiye kuzinjiramo nk'uko baramaze kubivuga cy'iteka ryose. Ko ntekereza rero cyangwa se uko ijambo ry'Imana ribivuga, ni uko byanze bikunze dukwiriye kwemera ko iki kiruhuko tukiruhuka kugira ngo dutegurize iyi si hazaza tugiye kuzaturamo mu gihe kiri imbere. Hano barakomeje baratubwira ngo uburuhukiro buheruka twasezeraniwe binyuze mu cyo Kristo yadukoreye ntibusimbura isabato y'umunsi wa 7 ivugwa muri Bibiliya, ahubwo ibiramambu burayerereza. Imana habwa icyubahiro. Mu by'ukuri Imana idufashe kwita kuri iki kintu. Hari igihe abantu bajya bita ku byo bigishijwe, ariko bikarangira bagira icyizere bigisha kurenza uko bagirira icyizere ijambo bigisha babasomera. None ugasanga tunyuzwe n'uko abantu bahagarara imbere yacu bakadusomera, buriya nk'uyu mwanya
hari umuntu ushobora kuba adukurikiye yakumva tuvuze ku isabato cyane kandi ari ibyanditswe turi gusoma, kubera ko hari umuntu afitiye icyizere akaba yanabireka ntiyongere kubyumva cyangwa se ntiyongere kudutega amatwi. Ariko reka mbabwire, dukwiriye gukura icyizere ku bantu tukagishyira ku cy'ibyanditswe byera bivuga, kuko ibyanditswe byera twebwe dushobora gusaza, dushobora kurangira ndetse abantu bakanabivamo, ariko ibyanditswe byera bizahora ari ibyanditswe byera. Rero niba wumvise wenda isabato utayihaga agaciro cyangwa se ukumva ntisobanutse, fata umwanya wawe wiga ibyanditswe byera, uzasobanukirwa byinshi. hari uwo twaganiraga mu minsi ishize, nawe akurikirana ibyigisho byacu, arangije tugeze ku cy'isabato aravuga ati ese ubundi ikibazo ni isabato? Ati buriya abantu bihannye ntibyaba bihagije. Avuga ati ndamubwira nti n'ubundi ikibazo ntabwo ari isabato, ahubwo ikibazo ni ukutumva icyo ibyanditswe byera bitubwira. Turamutse twumvise icyo ibyanditswe byera bitubwira, isabato ntabwo yaba ikibazo, ahubwo yaba igisubizo, kuko twakwifuza kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Hano rero bakomeje batubwira ngo kuri iryo jambo baravuze ngo guhagarika imirimo tukiringira yuko Imana itubeshaho. No kuri uwo munsi bakomeje batubwira ngo mu isi iha agaciro ibintu, guhagarika gukora byaba bihabanye n'umuco rwose, ndetse abandi babibonamo ubuswa. Ariko ntabwo ari ubuswa, ahubwo tuba dukora icyo Imana yadusabye, bigaragara ko dushaka kubeshwaho n'Imana cyangwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ibyanditswe biratubwira ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe. Ntabwo dukwiye kugirira icyizere abantu kurusha uko tugirira icyizere ijambo ry'Imana. Hano mu gusoza rero dukeneye kubwira abantu uburyo babonamo uburuhukiro, cyane ko harimo abantu bibwira yuko ari impezamajyo ndetse badashobora kwemerwa n'Imana. Muri ya magambo nasomye mu bifuzwe byose, bagarutse ku magambo aboneka muri Tito igice cya 3 umurongo wa 5, aho Tito yatubwiye ngo ni Pawulo wabibwiraga Tito cyangwa byandikiraga Tito, yaramubwiye ngo iradukunda itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo ni kubw'imbabazi z'Imana. Iradukunda itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo ni kubw'imbabazi z'Imana. Munyabyaha uko yakumva yarageze kure kose, ntawe yageze Imana idashobora kumukura. Umuja w'Imana kuri rwa rupapuro rwa 212 mu bifuzwe byose yarakomeje aratubwira ngo Satani nakubwira ko uri umunyabyaha kandi ko udashobora kwiringira kubona umugisha utangwa n'Imana, ujye umubwira ko Kristo yazanywe no gukiza abanyabyaha. Paulo yakomeje atubwira ngo kandi muri abo banyabyaha ni jyewe w'imbere. Niba ari jyewe w'imbere rero, umuntu wese wumva ko ari umunyabyaha ariko akaba yifuza kugarukira Kristo, Kristo yiteguye kumwakira kandi yiteguye no kumuzamujyana mu bwami bwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen rwose. Birumvikana baratubwiye ngo ni uruhe rugero twamuha rwo muri Bibiliya. Ingero nyinshi zo zirahari, ni nyinshi rwose. Niba rwose abantu bakeneye uruhukiro, Pawulo n'urugero, baza ko babaga barembejwe n'ibyaha, bagiye bavuga ati ariko reka njye kureba uwo mugabo nanjye, bikarangira babwiwe ngo nawe ubonye uburuhukiro kuri umwana wa Aburahamu. Dufite ingero nyinshi dushobora gutanga muri Bibiliya, kandi ishobora kuba Dawidi yigeze agera kure, ariko igihe yari yemeye yuko yakoze amakosa agakora icyaha, amaze kwatura Kristo yaramugaruye. Nta hantu Imana itadukura rero, kandi uburuhukiro cyatumaga bemera kugaruka nuko bumvaga imitima yabo bemeza ko uburuhukiro batarabubona. Uburuhukiro rero ni Kristo, mureke twinjire muri uwo azatubashije no kwinjira muri wa murwa wo mu ijuru. Amen. Ndumva wakomereza ku ngingo yo kwa 6, ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa ubwo ni ingingo itagihinduka, isa naho idukusanyiriza amakuru yose tuba twarumvise muri izi cyangwa tuba twumvise mu ngingo zabanje. Baratubwiye ngo ntabwo buri gihe dushaka gusa na Yesu hamwe n'ibigeranyo n'ingorane byacu. Rimwe na rimwe usubira muri ako kantu, ntabwo buri gihe dushaka gusanga murakoze, ntabwo buri gihe dushaka gusanga Yesu hamwe n'ibigeragezo n'ingorane byacu. Rimwe na rimwe dusuka ibiturushya mu matwi y'abantu, kandi tukababwira imibabaro yacu. Abadashobora kudufasha tukirengagiza kubyikoreza Yesu byose, we ubasha guhindura inzira y'agahinda inzira y'ibyishimo n'amahoro. Aya magambo tuyumve neza. Igihe kinini ntabwo tujya twifuza gusanga Yesu Kristo tumuzaniye ibyacu byose,
ahubwo igihe kinini dufata ingorane n'ibigeragezo turimo gucamo ahubwo tukabirunda ku bantu. Noneho na ba bantu ubwo bashobora kutwumva ejo niba twumva, uzabyitegereze, uyu munsi ushobora kuza ukabwira umuntu ikibazo ufite, ariko kubera ko wamwikoreje umutwaro adashoboye, ejo wamuhamagara ngo uramushaka kubwira ko adahari. Kubera iyo mpamvu atekereje yuko ugiye kongera kumwikoreza imitwaro adashoboye kwikorera. Nyamara kugira ngo tuyikoreze abantu bagenzi bacu, Kristo arahari kandi niwe ushaka kuyitwikorera, nta nubwo ari ku gahato. Kwiyanga, kwitanga biha umusaraba ikuzo n'intsinzi. Amasezerano y'Imana ni agahozo. Tugomba kwiga ijambo ryayo niba dushaka kumenya ibyo ishaka. Amagambo yahumetswe niyigwa mu buryo bwitondewe kandi akumvirwa mu gushyira mu bikorwa azayobora ibirenge byacu mu nzira nziza, aho tubasha kugenda tudasitara. Yaba bagabura n'abantu bose bikorezaga Yesu imitwaro yabo n'ibibarushya, we utegereje kubakira ngo abahe amahoro n'uburuhukiro. Ntazigera areka abamwiringira. Bavandimwe, ikintu nababwira muri izi ngingo y'ibyo kwiga no kuzirikana, nuko byagenda kose dukwiriye gutura Kristo imitwaro yacu. Tureke kuyishyira ku bantu badashobora kugira ikintu batumarira, noneho nabo bashobora kuremererwa n'ibyo tubabwiye kandi ntawe igisubizo cyabyo bafite, ahubwo Yesu Kristo arifuza kubidukorera. Urakoze. Hari ijambo usomye rivuga ngo amasezerano y'Imana ni agahozo. Tugomba kwiga ijambo ryayo niba dushaka kumenya ibyo ishaka. Yego. Niba tunashaka no gukomera, dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Ndavuga gukomera mu bigeragezo. Yego. Niba kandi dushaka kumenya ubushake bw'Imana kugira ngo tugende mu nzira ikwiriye, nuko dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Ibyo bizaturinda kumva twikorereye imitwaro, kandi ibyo bizaturinda kuyobagurika kubera ko dufite ikarita y'ukuri ituyobora. Reka nsome aya magambo nihuta. Aravuga ngo, musore nkunda, ushobora gutegerezanya ibyiringiro n'amatsiko unezerewe igihe umwami umucamanza utabera azahamagara izina ryawe imbere ya Data wa twese n'imbere y'abamarayika. Icyo gihe wagitegereza. Umwiteguro mwiza ukwiye kugira ngo witegure kugaruka kwa Kristo ugiye kwerekanwa ni ukuruhuka ufite kwizera gushikamye mu gakiza gakomeye yatuzaniye ubwo yazaga bwa mbere. Ugomba kwizera Kristo nk'umukiza wawe bwite. Haleluya. Nk'uko buri Mwisirayeli yagombaga kunyura muri iriya nyanja yari yigabanije, nk'uko yagombaga kwemera kugendera munsi ya kiriya gicu cyangwa n'inkingi y'umuriro, ni nako buri wese ku giti cye akwiriye kwizera Yesu Kristo ugiye kuzaza. Uyu nguyu niwe wenyine ushobora gutuma dushobora kubaho dufite ibyiringiro by'ahazaza, ndetse tugashobora no guhangana n'ibituremerera byo muri ubu bugingo. Niba hari icyo wavuga gihe kiri ku mutima mbere yuko tugera ku musozo wakivuga. Iri somo riri mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 12 riratubwira ngo, nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Mu by'ukuri iyi niyo message nabahereza, ahubwo baratujye ku murongo wa 13, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Mu by'ukuri icyo dusabwa ni kimwe, nuko dukwiriye kwirinda hatagira uwo muri twe ugira umutima mubi ukadukura ku Mana. Nibyo mbasabira kugira ngo Imana iturinde umutima mubi, ahubwo kwizera Kristo ndetse n'ibyo yadukoreye aribyo dukomeza kugira nyambere, kandi tubishikameho. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Ahangaha twongera kugaruka kuri bimwe twagiye twibandaho. Twibanze ku isabato twabonye yuko ari umusogongero w'ikiruhuko cy'iteka ryose. Twongeye kubona iby'igitambo, aho batubwiye ibigendanye n'ibyo guhongerera. Nanone ibi bigendanye n'ibyo guhongerera, twongera kubona Kristo aduhongerera mu bwami bw'Imana, kandi nanone twongera kubona ubwiyunge hagati yacu n'Imana ndetse na bagenzi bacu. Tukongera kubona
kudufasha kwinjira mu kiruhuko twateganirijwe uhereye kera kose mu gihe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wundi TV, mureke dusabe Imana kugira ngo dukuremo umutima mubi watuma tutizera, watuma twinangira, ahubwo twemere kwakira wa mutima wari muri Kristo Yesu, ushobora gutuma tubaho tuzi ko turi abanyabyaha ariko bihana, ndetse abanyabyaha bari ku rugamba bahanganye n'icyaha kibarimo, kandi bidufasha nanone guhora twerekeje amaso yacu ku musaraba, kubera ko niho honyine dushobora gutsindira. Igihe cyose dukuye amaso ku musaraba ntabwo dushobora gutsinda. Imana idushoboze kwemera kugendera munsi y'ubushake bwayo, kugira ngo twemere ubunyantege nke bwacu bwatumye gucungurwa gukenerwa, bigatuma Kristo yemera kwitanga. Uwo nguwo niwe cyitegererezo cyacu uhereye none ukageza iteka ryose, ko gusenga kwacu kugira ngo mumwiyegurire twisabira namwe tubasabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kadusabira tugasoza. Kadusenge Imana. Data wa twese, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Amen. Urakoze kongeye kuduha amahirwe yo kuganira n'abavandimwe, iri jambo ryawe ubishimirwe. Watanze ikiruhuko nubwo abambere batigeze bakibona mu buryo bwuzuye, wongera gushyiraho amahirwe yo kukiruhuka, kandi igihe bimaze gukundira udushyira no kwitegura ikiruhuko cy'ahazaza. Uhabwe icyubahiro. Turagusabye kugira ngo abaruhukaga ku munsi w'isabato mu buryo busa naho bujimije, butafitiwe icyizere, Mana ubatere imbaraga kandi ubatere umwete kugira ngo batazabura ikiruhuko cy'ahazaza, kandi ababumva icyo kiruhuko atari ngombwa kibigaragara, kandi tubonye ari umuteguro Mana uduhereza, nabo wongere ubiyigishe kugira ngo nibamenye uku kuri bagahindukira isabato nyakuri, bakayiruhuka bakabona uburuhukiro nyakuri, nabwo tuzashima izina ryawe. Nyagasani wadushyizeho kugira ngo tube umuyoboro kandi tube inkingi zishobora gutuma abantu benshi bamenya agakiza kawe. Turinde kugenda uko bidakwiriye, kandi turinde imitima yinangiye kugira ngo abatubona baguhimbaze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho duhe kukubakaho mu buryo bwuzuye, kuko ari wowe rufatiro nyakuri kandi ari umusingi nyakuri dukwiriye kugirira icyizere, ari twebwe ndetse n'abari kutwumva. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.